cyane cyane mu mitwe yitwara gisirikare n'intera hamwe n'impuzamugambi zagombaga gukoreshwa mu gutsemba abatutsi n'abahutu batavugaga rumwe n'ubutegetsi. Ikwirakwizwa ry'izi ntwaro ryakozwe hifashishije imodoka za bisi rusange za leta z'ikigo cya Onatracom riyobowe na Minisitiri w'Ubwikorezi n'itumanaho André Ntagerura. Kuwa 21 Ugushyingo 1993 Habyarimana yayoboye Perezida Habyarimana yayoboye inama nk'iyi ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda. Icyari kigamijwe kwari ugukangurira abaofisiye kurushaho kugira uruhare mu kurwanya inkotanyi n'ababirigi. Bashakaga urwitwazo rwo kubangamira ishyirwaho rya guverinoma y'inzibacyuho yari yemejwe mu masezerano mpuzamahanga ya Arusha. Mu ntangiriro z'1994 intagondwa zateguraga jenoside zongeye guhura zinononsora gahunda yo gukwirakwiza intwaro mu ntera hamwe mu gihugu hose. Basohoye inyandiko y'amabwiriza agenga imikorere yabo bise Organisation de l'autodéfense civile. Iyo nyandiko ni imwe mu nyandiko nyinshi zafashwe n'abagenzacyaha ba ICTR, no kuvuga rwa rukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda rwa Arusha, ubwo bakoraga iperereza mu ruhare bwite rwa Jean Kambanda wari Minisitiri w'Intebe, ubwo yakoraga Minisitiri w'Intebe ubwo yafatwaga mu 1997 Nairobi. Iyo nyandiko ntivuga amazina y'abanditsi bayo cyangwa itariki yatangarijweho, ariko yemejwe na Jean Kambanda ubwe mu rubanza rwe mu rukiko rwa Arusha ko ari inyandiko y'ibanga, ariko inyandiko koko nyayo y'umwimerere. Abashakashatsi bayisesenguye bayigereranya n'izindi nyandiko zanditswe mu gihe kimwe, maze bemeza ko yanditswe hagati ya Gashyantare na Werurwe 1994. Iyi nyandiko itanga amakuru ku myanzuro y'iyo nama yayobowe na Perezida Habyarimana ubwe, guha abaturage uburyo bwo kwirwanaho biyobowe n'ingabo uhereye mu turere duhana imbibi na Uganda. Abambere bahawe intwaro n'abapolisi ba komine, inkeragutabara, abanyapolitike bumva neza impamvu y'icyo bitaga kurinda ibyagezweho muri demokarasi na repubulika. Mu yandi magambo, abayoboke ba Hutu Power bari bashyigikiye umugambi wa jenoside. Ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda ryashinzwe Minisitiri w'Umutekano no w'Ingabo. Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana ntiyabimenyeshejwe kubera ko abagize iyi nama bamenye ko adashyigikiye imigambi ya Hutu Power. Iyi nyandiko igaragaza ko buri komini yagenewe imbunda 4,995 n'amasasu 499,500. Izo mbunda zagombaga kunganirwa n'intwaro gakondo, imiheto, imyambi, imihoro n'amacumu. Kuwa 7 Mutarama 1994 habaye indi nama ku cyicaro gikuru cya MND iyobowe na Perezida w'iryo shyaka Matayo Mugirumpatse, yitabiriwe na Minisitiri w'Ingabo Augustin Bizimana, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Deogratias Nsabimana, wa Gendarmerie General Augustin Ndindirimana na Perezida w'Interahamwe za MND Robert Kajuga. Muri iyi nama yo mu rwego rwo hejuru yagaragajwe n'inzego z'ubutasi z'Ububirigi, hafashwe umwanzuro wo kuburizamo isaka ry'intwaro ryari ryateguwe na Minuari no kwimurira intwaro mu bundi bubiko. Igikorwa nk'iki cyo guhisha intwaro zigamije gukoreshwa muri jenoside nticyashoboraga gukorwa Perezida wa Repubulika Juvenal Habyarimana ubwo atabizi kandi atabanje kubitangira uburenganzira bw'umwihariko. Ikimenyetso nuko bukeye bwaho kuwa 8 Mutarama 1994 ingabo z'u Rwanda zakwirakwije intwaro mu ntera hamwe muri prefectura zo mu majyaruguru y'igihugu, Gisenyi na Ruhengeri. Kuri uwo munsi kandi i Kigali habaye imyigaragambyo ikaze cyane yakozwe n'intera hamwe zitwaje amagerenade z'iki. Turabasuhuje inshuti bakunzi ba Ukweli Times, ni ngewe Mbonyintwari Ayobo ubasuhuza. Tukaba twinibuka kandi tunazirikana neza ko turi mu cyunamo, aho turimo kunamira no kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Tunasaba buri mukunzi wacu Ukweli Times gukomeza kuba hafi y'abarokotse ndetse no kubafasha gukomeza kwiyubaka, ari nako turushaho kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Inshuti bakunzi rero, ejo murabyibuka mu kiganiro cyabanjije ko twari twarebeye hamwe uruhare rwa leta ya Habyarimana
ndetse bikaba byarazaga binafasha ko bamwe bari baragiye tubona muri za komanteri batangaga yaba ari mu mbuga zitandukanye no mu binyamakuru, bamwe bakavuga bati se iriya leta ko itari ikiriho ubundi yaba yaragize uruhare gute muri jenoside. Nicyo cyatumye rero tubona iyi nyandiko iri ku rubuga rwa Minisiteri y'Ubumwe bw'Igihugu n'Inshingano Mboneragihugu, cyane cyane tunabibutsa ko yagiyeho mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30, akaba ari twe twabasomeye ejo rero, ariko twasomyeho igice cya kabiri ari nacyo cya nyuma mu by'ukuri, kikaba kiri bube ari iki ngiki tugiye gusoma muri kano kanya. Twari twageze mbere y'itariki ya 31 Mutarama 1993, aho dutangira rero nyine birumvikana naho twari twagarukirije, aho bavuga ngo kuva muri iyo nyandiko birumvikana kuva kuwa 31 Mutarama 1993 kugeza kuwa 13 Gashyantare umwaka wa 1993 nanone bitegetswe na Perezida Habyarimana we ubwe ku gitutu cya Koloneli Bagosora na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Boniface Ngurinzira wari mu gice cy'abataravugaga rumwe n'ubutegetsi, yamenyeshejwe ko yakuwe ku mwanya w'umuyobozi w'intumwa z'u Rwanda mu mishyikirano y'amahoro ya Arusha, asimburwa na Minisitiri w'Ingabo James Gasana wo mu ishyaka rya Perezida Habyarimana ari ryo MRND. Iki cyemezo cyafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, cyamaganwe cyane cyane na Minisitiri w'Intebe Dismas Nsengiyaremye. Muri kiriya gihe imishyikirano yagombaga guha umurongo ikibazo cyo kuvanga ingabo, kandi intagondwa ntizashakaga Ngurinzira kubera ko zari zimuziho kubaha ibyemezo byafatiwe muri iyo mishyikirano. Iki cyemezo cyerekana neza ko Perezida Habyarimana n'intagondwa ze bifuzaga kuvana Minisitiri Ngurinzira mu mishyikirano y'amahoro ya Arusha kubera ko batashimye uburyo yari abishyigikiye, ndetse bamushinja ko yagurishije igihugu kuko ngo yari ashyigikiye gusaranganya ubutegetsi hagati ya MRND n'abataravugaga rumwe nayo, akanifuza ko FPR nayo yahabwa agaciro. Muri rusange umwaka wa 1993 waranzwe n'ubwiyongere bw'imyitozo ya gisirikare yahabwaga interahamwe ndetse n'inama zateguraga jenoside. Zimwe muri izo nama zizwi ni izi ngizi. Kuwa 17 Ugushyingo 1993 umugaba mukuru w'ingabo Colonel Deogratias Nsabimana yayoboye inama yabereye mu kigo cya gisirikare cya Byumba, yarimo abapolisi bo muri iyo prefectura. Iyi nama irangiye hemejwe ko aba baofisiye bose bagomba gukangurira abo bayoboye n'abaturage guhorera abavandimwe babo bishwe n'inkotanyi. Nuko babyanditse itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ikinyamakuru Le Flambeau nomero 0003 cyo ku ya 6 Ukuboza 1993 rivuga ubwicanyi bukomeye bwabaye, rigakomeza rigira riti igiteye isoni nuko badateganya kwihorera kuri FPR gusa, ahubwo barihorera bica abatutsi b'imbere mu gihugu. Kuwa 18 Ugushyingo 1993 Joseph Nzirorera umunyamabanga mukuru wa MRND yayoboye inama yabereye i Remera hitwa Imufe muri Kigali ngari, yahuje abayobozi bose b'interahamwe. Iyi nama yafashe icyemezo cyo kwica abatutsi mu gihugu hose guhera mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo, hanyuma bigakorwa kandi mu mijyi ya Gitarama, Nyanza, Butare na Rwamagana. Iyi mijyi yatoranijwe nk'ahantu ho kwibandwaho kuko yari ituwe cyane cyane n'abatutsi n'abahutu batavugaga rumwe n'ubutegetsi. Kuwa 20 Ugushyingo 1993 Perezida Juvenal Habyarimana ubwe yayoboye inama muri hoteli ya Rebero L'Horizon a Kigali y'Ikigali. Iyo nama yari yaje isoza inama zose twavuze haruguru. Hafashwe umwanzuro wo gukwirakwiza intwaro izirimo grenade, imbunda, imipanga, cyane cyane mu mitwe yitwara gisirikare n'interahamwe n'impuzamugambi zagombaga gukoreshwa mu gutsemba abatutsi n'abahutu batavugaga rumwe n'ubutegetsi. Ikwirakwizwa ry'izi ntwaro ryakozwe hifashishije imodoka za bisi rusange za leta z'ikigo cya Onatracom riyobowe na Minisitiri w'Ubwikorezi n'Itumanaho André Ntagerura. Kuwa 21 Ugushyingo 1993 Habyarimana yayoboye Perezida Habyarimana yayoboye inama nk'iyi ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda. Icyari kigamijwe kwari ugukangurira abaofisiye kurushaho kugira uruhare mu kurwanya inkotanyi n'ababirigi. Bashakaga urwitwazo rwo kubangamira
ishyirwaho rya guverinoma y'inzibacyuho yari yemejwe mu masezerano mpuzamahanga ya Arusha. Mu ntangiriro z'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane intagondwa zateguraga jenoside zongeye guhura zinononsora gahunda yo gukwirakwiza intwaro mu nterahamwe mu gihugu hose. Basohoye inyandiko y'amabwiriza agenga imikorere yabo bise Organisation de l'autodéfense civile. Iyo nyandiko ni imwe mu nyandiko nyinshi zafashwe n'abagenzacyaha ba ICTR, no kuvuga rwa rukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda rwa Arusha, ubwo bakoraga iperereza mu ruhare bwite rwa Jean Kambanda wari minisitiri w'intebe, ubwo yakoraga minisitiri w'intebe ubwo yafatwaga mu 1997 Nairobi. Iyo nyandiko ntivuga amazina y'abanditsi bayo cyangwa itariki yatangarijweho, ariko yemejwe na Jean Kambanda ubwe mu rubanza rwe mu rukiko rwa Arusha ko ari inyandiko y'ibanga, ariko inyandiko koko nyayo y'umwimerere. Abashakashatsi bayisesenguye bayigereranya n'izindi nyandiko zanditswe mu gihe kimwe, maze bemeza ko yanditswe hagati ya Gashyantare na Werurwe 1994. Iyi nyandiko itanga amakuru ku myanzuro y'iyo nama yayobowe na Perezida Habyarimana ubwe, guha abaturage uburyo bwo kwirwanaho biyobowe n'ingabo uhereye mu turere duhana imbibi na Uganda. Abambere bahawe intwaro n'abapolisi ba komine, inkeragutabara, abanyapolitike bumva neza impamvu y'icyo bitaga kurinda ibyagezweho muri demokarasi na repubulika. Mu yandi magambo, abayoboke ba Hutu Power bari bashyigikiye umugambi wa jenoside. Ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda ryashinzwe Minisitiri w'Umutekano no w'Ingabo. Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana ntiyabimenyeshejwe kubera ko abagize iyi nama bamenye ko adashyigikiye imigambi ya Hutu Power. Iyi nyandiko igaragaza ko buri komini yagenewe imbunda 4,995 n'amasasu 1,499,500. Izo mbunda zagombaga kunganirwa n'intwaro gakondo, imiheto, imyambi, imihoro n'amacumu. Kuwa 7 Mutarama 1994 habaye indi nama ku cyicaro gikuru cya MND iyobowe na Perezida w'iryo shyaka Mathieu Mugirumpatse, yitabiriwe na Minisitiri w'Ingabo Gustine Bizimana, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, General Deogratias Nsabimana, wa Gendarmerie General Augustin Ndindirimana na Perezida w'Interahamwe za MND Robert Kajuga. Muri iyi nama yo mu rwego rwo hejuru yagaragajwe n'inzego z'ubutasi z'Ububiligi, hafashwe umwanzuro wo kuburizamo isaka ry'intwaro ryari ryateguwe na Minuari no kwimurira intwaro mu bundi bubiko. Igikorwa nk'iki cyo guhisha intwaro zigamije gukoreshwa muri jenoside nticyashoboraga gukorwa Perezida wa Repubulika Juvenal Habyarimana ubwo atabizi kandi atabanje kubitangira uburenganzira bw'umwihariko. Ikimenyetso nuko bukeye bwaho kuwa 8 Mutarama 1994 ingabo z'u Rwanda zakwirakwije intwaro mu nterahamwe muri prefectura zo mu majyaruguru y'igihugu, Gisenyi na Ruhengeri. Kuri uwo munsi kandi i Kigali habaye imyigaragambyo ikaze cyane yakozwe n'interahamwe zitwaje amagerenade zikikijwe n'abakomando bo mu kigo cya Kanombe hamwe n'abasirikare barinda umukuru w'igihugu bari bambaye imyenda ya gisivili. Bafunze inzira yinjira mu nyubako ikoreramo inteko ishinga amategeko ahagombaga kubera umuhango wo kurahira ko abagize guverinoma y'inzibacyuho. Abajandarume b'u Rwanda na Minuari ntacyo babikozeho. Kuwa 11 Mutarama 1994 General Romeo Dallaire, umuyobozi mukuru wa Minuari, akoresheje ubutumwa bwa fax yamenyesheje General Maurice Baril wari ukuriye ishami rya gisirikare ry'urwego rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi ko Minuari ifite amakuru mpamo ko kubijyanye no kubungabunga kubijyanye n'ububiko bw'ibanga bw'intwaro bwari mu murwa mukuru wa Kigali n'imyitozo y'interahamwe zifite ubuyobozi bwo kwica abantu barenga zifite ubushobozi bwo kwica abantu barenga 1000 mu minota 20. Iyi nyandiko kandi yahawe ambasaderi bahagarara ibihugu byabo i Kigali. Umuryango w'abibumbye wanze gutanga uburenganzira bwo gufata izo ntwaro. Kuwa 12 Mutarama 1994 General Dallaire na Jacques Roger Bobo, intumwa idasanzwe y'umuryango w'abibumbye mu Rwanda, bamenyesheje ambasaderi w'Ubufaransa, wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no w'Ububiligi ibijyanye nuko izo ntwaro zihari ndetse n'ubushake bw'interahamwe bwo kwica. Dallaire na Bobo bahuye na Perezida Habyarimana uwo munsi bamusaba guhagarika
ibikorwa byose byo guhungabanya umutekano. Bahuye kandi n'abayobozi ba MRND uwo munsi, ariko nta kintu gifatika cyakozwe n'izo nzego zose uhereye ku mukuru w'igihugu ubwe. Kuri iyi tariki ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Jean-Michel Marlot yoherereje minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa telegaramu yerekeranye n'ibibera mu Rwanda, aho yasobanuye ko yakiriye amakuru yizewe kandi y'ibanga aturutse ahantu hizewe kandi afite ibimenyetso bidashidikanywaho byemewe hose ko kandi binemeza ko hariho umugambi w'ubwicanyi buzakwira mu gihugu hose. Ambasaderi Marlot yasobanuye ko hazabanza kubaho ubushotoranyi bwibasira ingabo za FPR ziri i Kigali kugira ngo zirwaneho, bityo haboneke urwitwazo rwo gutsemba abatutsi uhereye kuba mu mujyi wa Kigali. Ambasaderi Marlot yongeyeho ko abasirikare bo mu Rwanda bateguye iyi gahunda bateganyaga gukorana n'interahamwe 1700 ziri i Kigali zari zarahawe imyitozo n'intwaro byo kwica abatutsi. Kuwa 15 Mutarama 1994 abambasaderi b'Ububiligi, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika begereye Perezida Habyarimana bamusaba guhagarika imyiteguro ya jenoside ariko abatera utwatsi. Kuwa 16 Mutarama 1994 MRND hamwe n'amashyaka ya MDR na PL yibumbiye muri Hutu Power bakoze inama ikomeye kuri Stade Nyamirambo batanga n'imbunda banashishikariza gutangira kwica abatutsi. Kuwa 19 Mutarama 1994 Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana yoherereje abaminisitiri ba MRND ibaruwa ishinja Minisitiri w'Ingabo Gustine Bizimana kuba yarahaye abaturage intwaro. Kuwa 17 Gashyantare 1994 Perezida Habyarimana yayoboye inama y'abayobozi bakuru ba Gendarmerie y'igihugu yayoborwaga na General Augustin Ndindiriyimana aganira nabo. Bimwe mu byo baganiriye ni ihurizwamo rya gahunda y'ishyirwaho ry'inzego z'inzibacyuho zihuriweho na FPR zateganijwe n'amasezerano y'amahoro ya Arusha, ndetse ababwira ko intambara izasubukurwa. Habyarimana yababuriye muri aya magambo: niba FPR yubuye imirwano, dufite gahunda yo kwikiza ibyitso byayo. Muri aya magambo jenoside yatangajwe mu buryo butaziguye. Kwica abatutsi yari gahunda ya leta, yemerera abajandarume basanzwe bashinzwe umutekano kwica abatutsi bakimara guhabwa itegeko ryo gutangira kubikora. Kwa 18 Gashyantare 1994 ubuyobozi bukuru bw'ubutasi bw'Ubufaransa bwakoze inyandiko y'ibanga ivuga ko habayeho ubwicanyi bushingiye ku bwoko bwahitanye ubuzima bw'abantu barenga 300 babaruwe mu byumweru byabanje, bishwe n'ingabo z'u Rwanda n'interahamwe bigizwemo uruhare n'abayobozi b'inzego z'ibanze. Muri iyi nyandiko ubutasi bw'Ubufaransa bugaragaza ko ubwo bwicanyi bwakozwe mu rwego rw'umugambi wo gutsemba abatutsi bwanzuye bugira buti ni kimwe mu bikorwa biri mu mugambi wo kurimbura ubwoko bw'abatutsi. Bukeye bwaho ku itariki ya 19 Gashyantare 1994 General Christian Quesnot, umujyanama wihariye wa Perezida Mitterrand mu bikorwa bya gisirikare, ndetse na Dominique Pin wari ku mwanya wa kabiri mu buyobozi bw'ishami rishinzwe Afurika muri Perezidansi y'Ubufaransa Champs-Élysées bagaragarije Perezida Mitterrand amahitamo abiri y'ingenzi yerekeye u Rwanda. Aya mbere bamubwiye ko byaba ngombwa gucyura bene gihugu b'Ubufaransa bari mu Rwanda no guhagarika operation Norwa, ariko kandi Quesnot na Pin bagaragariza Perezida Mitterrand ko operation Norwa ifite inenge bati no kunanirwa kwacu na politike yacu mu Rwanda, icyizere kuri uyu mugabane kizahahungabanira. Hanyuma amahitamo ya kabiri yari ashingiye ku mitekerereze ya Dominique Pin wabonaga ko Kigali ishobora gufatwa na FPR, bityo akavuga ko mu gihe ubwicanyi bushingiye ku bwoko bwa Kazumurego Ubufaransa bugomba kongera ingufu mu gushyigikira ubutegetsi bwa Habyarimana kugira ngo FPR idafata Kigali. Ikigaragara muri iyi nyandiko ni uko abategetsi b'Ubufaransa bari bazi ko ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana bwatekerezaga neza gukora jenoside, ariko bagakomeza kubushyigikira batitaye ku mahano bwari burimo gutegura.
Ibi bimenyetso byose byerekana neza ko jenoside yakorewe abatutsi ari umugambi wateguwe neza n'ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana. Kuwa 20 Gashyantare 1994 umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Nsabimana Deogratias yeretse mubyara we Birara Jean Berkimas wigeze kuba guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda urutonde rw'abatutsi 1500 bagombaga kwicwa. Mu kinyamakuru cyo mu Bubiligi cyo kuwa 24 Gicurasi 1994 Birara yatangaje ko ayo makuru yasangije intumwa z'umuryango w'abibumbye bw'ibihugu by'Uburayi z'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi zoherejwe mu Rwanda. Ayaha kandi by'umwihariko ambasade y'Ububiligi ku ruhande rwayo raporo ya Sena y'Ububiligi yakozwe mu 1997 igaragaza ko wari ambasaderi w'Ububiligi mu Rwanda icyo gihe Johan Swinen yemeje ko ayo makuru ubwo yabazwaga na Sena y'Ububiligi yari ukuri. Raporo za ambasade z'ibihugu by'amahanga zari mu Rwanda mu 1994 zerekana uruhurirane rw'ibikorwa byinshi byakozwe muri Werurwe 94 byo gushishikariza abaturage gukora jenoside. Urugero n'ubutumwa bwo ku itariki ya mbere Werurwe 1994 ambasaderi w'Ububiligi mu Rwanda Johan Swinen yoherereje abategetsi b'Ububiligi abamenyesha ko RTRM irimo gutambutsa amatangazo ya rutwitsi abiburwango yewe anakangurira kurimbura igice kimwe cy'abaturage. Inyandiko yaturutse mu nzego z'ubutasi z'Ababiligi yo kuwa 2 Werurwe 1994 yerekanye nanone ko umuntu wo muri MRND yahishuriye abategetsi b'Ububiligi ko MRND yateguye umugambi wo gutsemba abatutsi bose bo muri Kigali mu gihe FPR yaramuka itangije imirwano. Watanze amakuru yagize ati ibintu nibitagenda neza abahutu bazica abatutsi nta muwe. Akomeza agira ati ironda karere ntirikibaho kandi n'ingabo ntabwo zigeze zigira umuhate uri ku rwego rwo hejuru nk'ubu. Ibi bikerekana ko ingabo zari ziteguye gukora jenoside. Ku itariki 3 Werurwe 1994 Majoro Podevigin w'Umubiligi wo mu ngabo za Minuari yamenyesheje Dallaire ko hatanzwe intwaro ku mitwe yitwara gisirikare mu gace ka Gikondo kari kiganjemo Abarwanashyaka ba Sederi. Kuwa 10 Werurwe Minuari yavumbuye intwaro nyinshi ziremereye zigenewe ingabo z'u Rwanda inabona amakuru ku bwiyongere bw'intera hamwe n'abasirikare. Dallaire yasabye umuryango w'abibumbye urundi ruhushya rwo gufatira izo ntwaro kandi asaba ko ingabo za Minuari zongererwa imbaraga, ariko ubusabe bwe ntibwemewe nk'uko byari byaragenze muri Mutarama 1994. Muri uko kwezi kwa Werurwe kandi 94 nibwo Felicien Kabuga yatumije imipanga ya nyuma muri sosiyete yo mu Bwongereza ya Shillington. Nyuma y'ibyumweru bikeya iyo mipanga yabaye ibikoresho byifashishijwe mu gukora jenoside. Minuari yavuze ko muri Werurwe 1994 amasasu menshi yakuwe mu ibanga mu bubiko bw'intwaro mu kigo cya gisirikare cya Kanombe akwirakwizwa mu bigo bya gisirikare by'imbere mu gihugu, cyane cyane mu cya Gitarama. Minuari itabizi uko gukwirakwiza intwaro kwari kugamije gutegura intambara, guhagarika amasezerano y'amahoro ya Arusha ndetse no gukwirakwiza intwaro zo kwifashisha mu gukora jenoside. Umusirikare wari ufite ipeti rya Jida w'Umubiligi Benoit Dobey wari ushinzwe kubungabunga intwaro mu kigo cya gisirikare cya Kanombe yatanze ubuhamya imbere y'umugenzuzi w'ingabo z'Ububiligi muri aya magambo: nabashaga kugera ahabikwaga amasasu i Kanombe imbere y'ihanurwa ry'indege. Igice kinini cy'ububiko muri Werurwe 1993 cyari cyaramazwemo amasasu. Umubare w'amasasu yakuwemo wari munini cyane. Natanga urugero ku makompora 1000 araswa n'imbunda zo mu bwoko bwa 120 mm yoherejwe i Gitarama. Mu bubiko amasasu yasigayemo ni nka 20% cyangwa 20%. Ibi byabaye habura ukwezi kumwe ngo indege ya Habyarimana ihanurwe, kandi gutwara ibyo bisasu byakozwe mu gihe cy'icyumweru cyose. Umuriyetona wo mu ngabo za FAR yambwiye ko ibyo byakozwe mu rwego rwo kwitegura igitero cya FPR, ariko ku giti cyanjye ntekereza ko iki gikorwa cyakozwe rwihishwa mu rwego rwo gukwepa abagenzuzi b'umuryango w'abibumbye. Nzi ko imibare yatanzwe n'abakozi bakuru ba FAR mu muryango w'abibumbye yari ibinyoma, kuko itatangazaga amakuru ku ntwaro zakwirakwizwaga muri rubanda. Ibi bigaragaza ububiko bwasaga n'ubusigaye mu busa. Amasasu menshi yatwarwaga mu ijoro, nabibwiwe n'umusirikare w'Umudage. Guhisha intwaro Minuari bwari uburyo bwo kugira ngo idashobora kuzigenzura ntimenye ingabo zazo, bityo
bishoboze ingabo z'u Rwanda kuzikoresha igihe jenoside izaba itangiye. Kuwa 29 Werurwe abayobozi b'ingabo z'u Rwanda bongeye guhura maze bagena ingamba zo kurengera uduce twa Kigali no gukurikirana no kuburizamo imigambi y'ibyitso mu mirenge itandukanye y'umujyi. Muri iyi raporo y'iyi nama yari igenewe Minisitiri w'Ingabo n'Umugaba Mukuru w'Ingabo, hemejwe ko abasirikare n'inkeragutabara zimwe na zimwe bazaba bashinzwe gutanga imyitozo mu baturage ku bufatanye bwa hafi n'ubuyobozi. Raporo yagaragaje ko Minisiteri y'Umutekano ndetse n'uw'Ingabo bagomba guhita bakusanya intwaro bakaziha abasivili bazakora icyo gikorwa. Umuyobozi mu mujyi wa Kigali yamenyesheje abitabiriye inama ko mu duce hafi ya twose tw'umujyi amatsinda yo gushyira mu bikorwa uwo mugambi yamaze gukorwa, ko ayo matsinda ategereje gusa intwaro n'ibikoresho byihuse. Icyakora muri iyi nama hagaragaje imbogamizi zo kuba intwaro zidahagije. Iki kibazo kikaza kiyongera ku kuba hakenewe imyitozo yindi y'abasivili ndetse n'ibibazo bifitanye isano no gukoresha intwaro gakondo zitari zihagije, inkota, amacumu, imiheto, imipanga n'ibyuma. Umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa Kigali yahise ategekwa gukora byihutirwa urutonde rw'abasirikare batari mu kigo. Perefe w'umujyi wa Kigali Colonel Tharcisse Renzaho nawe yategetswe kubikora ku nkeragutabara ndetse no gutanga amakuru ku baturage bakwiye kugirirwa icyizere. Bukeye bwaho Perefe yoherereje Umugaba Mukuru w'Ingabo urutonde rw'amazina menshi y'abasirikare n'abasivili bashobora kwinjizwa mu ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mugambi. Ku wa gatanu Gicurasi 1994, Lieutenant Colonel Baudouin Jean Calbert wari umufatanyabikorwa mu gihe tekinike w'Ububiligi mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, akaba umujyanama wa General Gratien Kabirigi wayoboraga ishami rya G3 rishinzwe ibikoresho by'ingabo z'u Rwanda mu biro by'Umugaba Mukuru w'Ingabo z'u Rwanda za FAR, yabashijwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare bw'Ububiligi mu iperereza bwakoraga ku iyicwa ry'abasirikare 10 biciwe mu Rwanda. Bari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Yatangaje ko Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda yeruye mu ruhame atangaza ko hazabaho jenoside FPR nidahagarika intambara. Ati hasigaye ukwezi kumwe cyangwa abiri mbere y'ihanurwa ry'indege, ku mugoroba nagiye mu rugo kwa General Nsabimana ndi kumwe na ambasaderi w'Ububiligi Colonel Vincent, Colonel Marshal wa Minuari, Colonel Leroy, Perezida Habyarimana ubwe na Augustin Bizimana Minadef n'abandi ba ofisiye bake b'Abanyarwanda. Mu by'ukuri byagaragaye ko cyangwa se byongeye gushimangirwa ko Arusha idashobora kwemerwa n'Abanyarwanda. Nyuma yo kunywa ibirahuri bike bya champagne, Minisitiri Bizimana yambwiye ko yiteguye gukoresha ingabo z'u Rwanda niba FPR itaretse gukina umukino. Iminsi 10 mbere y'ihanurwa ry'indege ku wa gatanu wa nyuma wa Werurwe, Colonel Vincent umuyobozi w'ubufatanye bw'ingabo z'Ababiligi mu Rwanda yatumiye General Nsabimana n'umuyobozi wa G3 Colonel Kabirigi. Nuko muri iyi nama bongera kwemeza neza ko Arusha idashoboka, ko amaherezo bazemera amatora hakiri kare, kandi ko mu gihe byaba ngombwa ko Arusha iba itegeko, ko biteguye kuzakuraho FPR no kwica Abatutsi, kandi ko bizatwara iminsi itarenze 15. Basaga n'ababyizeye. Icyegeranyo cy'ibi bimenyetso byose cyerekana ko jenoside yakorewe Abatutsi hagati ya Mata na Nyakanga 1994 mu by'ukuri yatangiye mu Kwakira 1990, igenda ishyirwa mu bikorwa buhoro buhoro iyobowe na Perezida Habyarimana mu buryo butaziguye, kandi ko iyi jenoside yateguwe neza na General Habyarimana kugeza umugambi wayo nyirizina ushyizwe mu bikorwa mu 1994. Umugambi wa jenoside yemejwe na Minisitiri w'Intebe Jean Kambanda ubwo yemeraga icyaha imbere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda. Agira ati mu Rwanda habaye umugambi wo kugaba ibitero byapanzwe neza bigamije kwibasira Abatutsi mu mugambi wo gutsemba abagize ubwo bwoko. Perezida Juvenal Habyarimana wayoboye hagati y'itariki ya 5 Nyakanga 73 na 6 Mata 94, nubwo yapfuye ku mugoroba wo ku ya 6 94 ubwo indege yahanurwaga, bikozwe n'intagondwa zo mu butegetsi bwe zari mu kigo cya gisirikare cya Kanombe. Mbere y'ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'uyu mugambi,
niwe uri ku isonga mu kuwutegura nk'umukuru w'igihugu. Uwamusimbuye Dr Theodore Sindikubwabo n'umujyanama we Jean Kambanda hamwe n'abajenosideri benshi nka Colonel Bagosora ndetse n'abandi bicanyi benshi bahamwe n'ibyaha mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho Rwanda, nibo bashyize mu bikorwa umugambi wa jenoside wacuzwe na Habyarimana ubwe akiriho n'itsinda rye, ugashyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye nyuma y'urupfu rwe, rwateguwe nabo kugeza bamwivuganye. Ahangaha rero niho hasoreza ino nyandiko dusanga kuri ku rubuga rwa Minisiteri y'Ubumwe bw'igihugu n'inshingano mboneragihugu nk'uko twabivuze, ikaba ari iyo arangaha dusoreje kuko naho nta kindi cyakurikiye kuri aya magambo, ariko kuri Ukweli Times nyine icyatumye duhitamo gutanga bino bitekerezo nk'uko twabivuze mu ntangiro, bikaba ari nko kwerekana uruhare rwa leta ya Habyarimana yagize mu gutegura kwa jenoside yakorewe Abatutsi. Tukaba dushoreje hano rero ikiganiro cy'uyu munsi, ubwo ibiganiro bindi ni ibikurikira, tunarushaho tunongera kuboneraho umwanya wo kwibutsa abanyarwanda gufata mu mugongo abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, tunahangana n'ingaruka zayo, ari nako turwana n'ingengabitekerezo yayo, turushaho kwibuka tuneyubaka. Murakoze.